Kandii. Oui. Zikomwezi. Oya se kandi. Kandii na Musa. Imamu y'Imana PapaCyangwe uziko nkufana. Murabadanje mani kuhaje muduhe byishimo. Yo, what's up fam, ladies and gentlemen. Turacyari muri content bita Talk with a Favorite Superstar, aho duhamagara umusitari muri kategori zose icyo yabakora cyose mu gihugu, tukamugira ko ari umuntu wa danje, tukamushimira ibikorwa bwe, twarangiza tukamwifuriza ishya n'ihirwe, tumuga ko yakoze neza 2025, tumwifuriza imigisha myinshi no gutera imbere muri 2026. Guess what, tugiye guhamagara uwo bita Abijuru King Lewis aka PapaCyangwe. PapaCyangwe uko bigenda. Hello. Yewe. PapaCyangwe mwiriwe neza? Mwiriwe. Amahoro. Amahoro. Nitwe McKandii Nduba, iyi content bayita Talk with a Star. McKandii. Oui. Zikomwezi. Oya se kandi. Kandii na Musa. Imamu y'Imana PapaCyangwe uziko nkufana. Murabadanje mani kuhaje muduhe byishimo birenze. Nukuri kw'Imana asante sana mani, ariko nifuza guhura nawe kurundi ruhande. Uri umuntu watanje. Impanga yawe mufite content ziri unique. Muratekereza nyine ntago ari ibintu bya freestyle nyine, nkunda nyine hati uburyo mwambara, uburyo muvugana confidence, uburyo mubyoroshya nyine muzi ibyo murimo mani kuhaje. Nkunda kubareba no kubakurikira mani kenshi kuri TV. Iyo bapodinze bora zanyu ndazireba, ndi umwe mu bantu babareba bwa mbere kabisa. PapaCyangwe asante sana, ndi umufana wanyu bya hatari. Abati buriya ukunda umuntu ugomba kubimubwira. None ongera gahunda bita Talk with a Star, aho nkushimira ibintu wakoze by'umwihariko nka album wamuritse 2025. Akubwira wakoze ibintu byatanje, turakwishimiye nta buryarya, hanyuma tugusabira imigisha yose turuka kuri Nyagasani ngo 2026 noneho ibu mwaka w'amateka kuri wo. Asante kabisa. Sawa nibyo twajya ngo tubabwire, turabakunda. Nishimire ko wenda nzahura nawe cyase nkubwira ati nifuje guhura nawe. Ni mu Winduba ambire umva anytime muzayipange munansure twishangire ngire mba hano rebe. Nta kibazo asante sana, content yanjye bayita Talk. Ndaza kukwandikira. Sawa neza. Yamani nkundisha abantu rero iyi ball bayita Talk with a Star. Talk with a Favorite Superstar, duhamagara umusitari tukamuganiriza. Yamani tumushimira ibyo yakoze. Bakomeze babakurikire, babashyigikire ko muri abajene babikwiye. Mbere ni heza bya hatari. Mwibuka no kwiragiza Imana nyine. Oya nibyo bya mbere buriya cyambere n'ubuhanga cyane. Byose bizakunda, dufite igihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza. Dufite ababyeyi beza basobanutse. Turi abajene tuzi icyo dushaka. Rero noneho no kuba tuzi Imana bigomba gutuma ibintu byacu bigera kure cyane. Sana usuhuze madamu, usuhuze umwana, Uwiteka agomeze kugutiza ubuzima, ukora ibintu bya danje. Imana iragukunda wangu. Blessings kandi. Asante sana. What's up, ladies and gentlemen? Bamwita PapaCyangwe, mbwira ngo nkukundishije abantu mwana wa mama, nguzi ko nkuzi, nanjye nabango I know you my brother. Talk with a Favorite Superstar, icyo usabwa kola subscribe kuri McKandii na Musa Winduba, nurangiza ukole follow ku mbuga zacu zose, Instagram ni McKandii na Musa Winduba, hanyuma uduhereze follow, ibindi byose tugende tubitwara gake.